Amahoro y'Imana, nshuti z'Imana n'ubuzima, nongeye kubasuhuza mbifuriza ibyiza, cyane cyane abo bitameze neza mbasabira kugira ngo bitungane bimere neza, mugire amahoro, ndayabifurije n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, mbifurije amahoro kandi mbasabiye umugisha nk'uko muhora muyisabira. Aka kanya ndi kuganira kubera ko njya mbakumbura, njya mbatekereza, njya mbazirikana, cyane cyane hari nk'ikintu mbanguyeho cyangwa mu buzima mbagezemo nkavuga nti hari ikintu cyo kuvuga, kandi koko ntako bisanzwe ko duhishwa ibintu bimwe by'ubuzima cyangwa ntitubyumve kimwe, ariko ntawaturenganya. Hari ibintu tutagiye tumenyera ku gihe, hari nk'amasomo y'ubuzima twakagombye kuba twaritayeho mbere na mbere, kuko ni kimwe mw'abantu mwe gishobora kuruta ubuzima kuri iyi si, nta na kimwe kiruta ubuzima. Niyo mpamvu kubusigasira ari icy'ingenzi. Nkanjye rero ndabibabwiye, yewe rero nitwa Musazangohe Jeanne d'Arc, nkaba ari njye ubuzima nubeho, niba ari uko twabyita, ni njyewe uyihagarariye. Nkaba rero nkurikije experience de vie, ibyo nagiye ncamo, ibyo nagiye ngerageza nabwira abantu. Hari ibyo abantu bagiye bambwira nkasanga atari byo, njye mbikoseye bigenda neza. Nawe rero kuri aka kanya hari ibintu wakosora bikagenda neza, bigatungana, tunguranye inama. Ahangaha rero ni urubuga rwo kungurana inama ku buzima cyane cyane ko ari cyo kintu numva narahamagariwe, numva kandi hamwe n'Imana bijya bigenda neza. Ubuhamya turabufite, ubuhamya tujya tububona kuri buzima nubeho bwinshi cyane kuri icyo kintu. Hanyuma rero hari inkuru naguyeho, niyo yankabuye irantungura, y'umuntu bita Eveline Bakame, ni umukameruneze. Byaje kugenda bite rero? Ni umukameruneze wabaga mu bihugu bya za Canada, uyu ngiyo. Nyuma rero aje gusubira muri Afurika, kuko ariho yari yaravukiye nyine, ajya gusura muri Afurika. Nyuma yaje guhura n'umuntu biganye, barakorana, abantu bakabishidikanya bakavuga bati ntabwo bakoranye mu by'ukuri, ahubwo hari ibintu yakoze, hari utuntu yakoze, hari uturozi yamusize, hari utuntu yamuteye, noneho bituma abasha kumukunda. Ibyo ni byo abantu bavuga. Haje rero gukundana nyine, barashakana. Mu gushakana rero hari ukuntu bitagenze neza. Nibaza ko umuhungu nubwo bari bariganye atari afite akazi, amushakira bashaka uburyo babana nyine, kubera ko no kubana nyine si ikiguzi, no kubana nyine kubera ko mukundanye. Noneho barabana nyine, bamaze kubana baranabyara, ariko umudamu kuva babana yakomeje yararwaye indwara batumvikanaho. Noneho bajya kwa muganga, babonye indwara, ariko abantu bagahakana, bakomeza bavuga bati hari ibirozi byabayemo. Ni gute umuntu arwara akagira ibisebe bidakira? Ni gute umuntu arwara urumva kuva yashakana n'uwo muntu ntiyigeze abaho atarwaye? Yararwaye agira ibisebe bidakira, amaze kugira ibisebe bidakira ararwara kugeza aho apfa. Ntibamujyanira muri famiye ze, ngo kuki batamufashe wamuzane muri Afurika bamuvuze muri Afurika, ko ibyo bari yararwaye bo babizi. Sinzi ahantu rero bapimira izo ndwara za Afurika, bo babizi, bagasanga yagomba kuvurirwa muri Afurika, kuko i Burayi ibyo batangaga, ibyo bemezaga ko arwaye, bo batemeranywa nabo, bumva ko ibyo yararwaye bo babizi, bagomba kuvurwa n'abaganga ba Kinyarwanda baho, abaganga bavura alternative, bavura indwara zitari za kizungu. Bakavuga bati ntago yamuzanye. Hanyuma rero umumama yaje gufata kandi ikindi kintu uwo muntu bamwatizaga icya mbere ntabwo yamujyanye kumuvuza muri Afurika,
icya kabiri yarwaraga ibisebe bidakira, kuvuga ngo icyo kikemeza neza ko ari ibintu bamuterereje. Ikindi yarwaraga ibisebe bidakira, ikindi abana yamubyaje abana benshi, yakomeje amuhereza inda. Ikindi naje gusanga umugabo ari mu bibazo bikomeye cyane. Ubu rero Eveline Bakame yaje gupfa, amaze gupfa. Noneho rero nk'uko mu yindi migenzo yose yo muri Afurika, iyo umuntu yashatse ashyingurwa mu muryango w'aho yashatse. Baravuga bati nta nkwano twigeze tubona, kubera ko inkwano yari yarihereranye. Ise papa w'umukobwa babyumvikanaho, ntabwo tuzi ibyo bumvikanyeho, nta nkwano yabayeho. Umukobwa yagombaga gushyingurwa mu muryango w'abamubyara. Ariko umugabo akavuga, ni ukuvuga ngo barwaniye ku kibuga cy'indege bavuga bati uyu muntu twe turamushyingura, uyu muntu twe turamushyingura nitwe yashyingiwemo, uyu muntu twe turamushyingura niho yavutse. Haba ikibazo gikomeye cyane. Ariko rero ntabwo ari icyo ngicyo mvugiraho cyankanguye amaso. Ni ukuvuga ngo umumama yagize icyo bita insuffisance rénale, yagize ibisebe bidakira. Noneho kwa muganga baramusuzumye basanga icyo yararwaye ni diyabete. Yarwaye diyabete, ariko bakavuga bati no, nta diyabete. Diyabete yo guteza icyo yarwaye, kuki yarwaye umugabo akiza. Ikibazo twongereho ko urugo ruzana stress n'umurwayi wa diyabete ntibikorana. Umurwayi wa diyabete arwara ibisebe bidakira. Kenshi niyo yagize agasebe gatoya baba bagomba, hari n'igihe bamuca ukuguru bakagukuraho. Ikindi muri complication za diyabete habamo insuffisance rénale. Abo bavuga bari kuvuga bakurikije ibyo muri Afurika, nta nubwo nabihakana, ariko hari ibyo muganga yatoye. None ibyo muganga yatoye birahuza neza n'ibimenyetso uwo mumama yagiye agaragaza mu gihe yari akiriho. Noneho ukongera ukibaza uti ni gute abantu, byambaje ndavuga, ni gute abantu batekereza yuko kwa muganga ibyo basuzumye babiciye amazi. Tuvuga mu by'ukuri wenda hari ibindi yari gukora nka wa mutobe wacu, mode de vie, ariko ushobora gusanga n'umugabo atarabizi. Ariko kumbwira ngo icyo agomba gukora ni ukumujyana muri Afurika, noneho bakamuvura bya kinyarwanda, kubera ko ibyo bintu yararwaye by'ibisebe bidakira bya insuffisance rénale. Nyine uko babonaga ibimenyetso babonaga bikomeye, bakabona ko ibyo bintu bitabaho. Ibyo bintu rero naje kugira ubwoba, ndavuga nti abantu bose rero tugiye kuzajya tugira ibibazo, kubera ko bigiye kuzagwira imyaka izaza. Nta cyizere baduha yuko ibyo bintu bitazaba bikomeye. Dufite izo ndwara zikomeye ziterwa n'ubuzima turi kubaho, bwuzuyemo stress, imirire mibi, ko ntabyo twabitwigishijwe, ndetse bagiye babiturinda kugira ngo inganda zunguke, inganda z'amasukari, inganda z'abiriya byose bimeze nabi zunguke. Nta muntu mu by'ukuri usanga azi ibyo agomba kurya. Nanjye ubwanjye uri hano ntabwo mbizi neza, ariko ibyo ngerageza nibaza ko bishobora kugira ibyo bigeraho, kandi bigeraho kubera ubuhamya mfite, kubera ko nanjye ukuntu niyumva, cyangwa bitewe n'uko niyumva. Mbere imbaraga zacikaga ubusa, nkumva merewe nabi. Uko niyumva numva nibura 80% mbifite, ibyo ngerageza bikora, kandi nkabyemera yuko n'abandi bantu babigerageje bigira icyo bigeraho. Icyo kintu rero navuze ni mw'abantu, hari ikintu kigomba kwitonderwa, hari ikintu cyo guharanira. Niba koko ibisubizo bya muganga byapimwe, byasuzumwe, tugiye kujya tubicisha amaso tukabyitirira abandi, kandi niko bigenda muri Afurika hose, no mu Rwanda birahaba n'ahandi. Urumva tukatangira tumaranira indwara zizwi zasuzumwe, bo bazimazemo igihe baranabizi, aho kugira ngo dusome. Abanyafurika ntabwo dusoma ngo tumenye ngo iki kintu kiba gute, kubera iki diyabete ni iki, iziti. Diyabete rero ni indwara y'isukari,
bitewe n'uko umubiri wawe utayikora ku buryo butunganye bunogeye, diyabete ya mbere. Icya kabiri, cyangwa bitewe n'uko ufite mode de vie izana isukari mu buzima bwawe, akagira komplikasiyo. Hari igihe ushobora kubyuka utabona, hari igihe ubyuka uri gusaba yangwa utameze neza, bizana insuffisance rénale, bizana ibyo bisebe bidakira. Ndetse umuntu urwaye diyabete ntabwo wegera ikirenge cye, ntugomba kugikoraho, ugomba kugikoraho urakireka. Ugomba gushaka umupedologe, umuntu wabyize akabyiga imyaka 3 akaba azi gutunganya icyo kirenge cy'umuntu urwaye diyabete, kubera ko agasebe gatoya uko kaba kangana kose gashobora gutuma ukuguru kose baguca. Ngibyo rero by'umuntu cy'uburwayi bwa diyabete, ikintu tugomba kwitondera. Nkagira rero mbabwire ngo rero ntago diyabete ari indwara zigira amoko ane. Hari virisi, hari bagiteri, hari amashampinyo n'amaparasiti. Ukibazo rero diyabete ntabwo iri muri izo ngizo, zitwa indwara z'iterambere. Ndabizi bijya bibakomeretsa kubabwira ko ari indwara z'abakire, ariko mubimbabariremo ni indwara z'abakire n'abandi twahishwe yuko iryo gi ugiye kujya gutembereza kugira ngo ugure ikijumba niryo rifitiye umwana wawe akamaro kurusha icyo kijumba ugiye kugurisha. Iryo gi ushobora kuyarya ari 2 akaguhaza kurusha ibyo biro 5 by'ibijumba ugiye kurya, ariko biterwa n'uburyo wabiriye. Urugero, uzagerageze wowe wenyine ubyigerageze, saa sita ufate amagi 2 ushyireho amavuta meza y'inka, huile d'olive, amavuta wabona meza asobanutse, atarariya batubeshya ko ari amavuta meza, kuko ariya yo ni ibibazo anatera no kurya biteye ubwo. Ubigerageze saa sita uzabona ko bimeze neza. Niyo gahunda rero turimo muri gahunda turi gukorera kuri Facebook, twakurikirana mukumva neza mugasobanukirwa, kuko mwabantu mwe hari igihe tuzageraho tukajya dushinja abantu ibintu kandi mu by'ukuri atwe byapfiye tutabigenjeje nabi. Mumbabare abo tutabyumvamo neza kimwe, ariko rero iyo nkuru niyo nahereyeho kugira ngo mbabwire iki kintu, icyo kwitondera, icyo kwitwararika, kubera ko ubuzima buri kugenda buba nabi, nta nubwo bizakozuka mu gihe tutarumva uburyo umuntu agomba kuba. Shimira Imana rero ko muri ubu ngubu hari abantu bagiye babyumva. Ndabashimiye kuko turi kumwe kuri Ubuzima Nubeho WhatsApp, mudukorera umuti, mwerekana amafoto, mukabikora neza y'ibintu mwagezeho. Mutureke babandi batubeshya, Jeanne ibyo batubwiye byarakoze, mubibwire n'abandi, mubasobanurire, mubabwire. Tuzishimira ko twabaye benshi babigezeho, kubera ko ubuzima kandi ntawe utakwishimira ko umuntu we abayeho neza, ko umuntu umuturanyi we abayeho neza. Mugira amahoro, murakarama.